reka tubanze duhumeke. Nibyo. Reka tubanze duhumeke. Mugardiye ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport atangazaga wita Junior no mugardiye naje gukurikirana menya yuko ari recommandation ya directeur technique wamutanzemo recommandation uvuga ati n'umuzamu nzi neza mu gihe yabaye mu ikipe twa Vita Club ngo yaramukurikiranaga kuko ngo yagize umwanya waje kureba Vita Club urumva yari umuzamu ngo wa kabiri uyu muzamu wari Hilal kuko niwe afatiraga Vita Club yari umuzamu wa kabiri ngira ngo n'abantu bagiye babona kwa kundi bava ngo yari muri match cyangwa ntabwo yari muri match barabonye ka kenshi yabaga ari kuri bench mu ikipe twa Vita Club so ngo n'umuzamu yasikawutinze ngo azi ku buryo we yumva ari umusimbura completely bidasubirwaho umuntu witwa Olivier rwose ngo n'igitekerezo cyo kuganiriza Olivier gisa nko cyashyizwe akadomo oya we yifuza ko kitakongera kubaho apana gisa nkaho urumva hari abantu bari kiyageza batari kurumva ibi nibi nitwa bigenza gutya ariko kuko bikameka gasese nyamara ejo nahoze mbibabwira turi gusohoka no mu kiganiro n'abantu mu ikipe ya Rayon Sport cyane cyane technically muri dressing room bavugaga bati uyu mukinnyi witwa Kwizera Olivier usa nk'uri kutugora twaramwemere miliyoni 30 kuri sezi imwe abandi bakinnyi banakome twarabinye 30 kuri sezi ebyiri ni umugardiye tuzaduhema miliyoni 3 akina position y'izamu hari ukuntu nabo bagize barabatse mugani ubundi byo iyo biza kuba bina ntago twari ko dukabije mutangaza nibyo no mukinnyi mwiza unadizavinga ayo mafaranga ariko ari ukuntu rero kabango ese nimfata umukinnyi gakwandi wenda uhenga nka miliyoni 3 nkamushyira muri groupe y'abantu bahembwa miliyoni nk'imwe 800 nge ntago mbibona nko gukabya kwera ko Kwizera Olivier ni umuzamu n'umukinnyi w'umunyarwanda ari kuri calibre y'abanyamahanga ariko abanyamahanga n'undi batayahembwa muri re sibyo icyambere reka tureke Rayon Sport turebe ku butaka bw'u Rwanda abakinnyi isoko bariho n'uburyo bahenze cyangwa bari kubivugira dressing room ya Rayon Sport niba mutari buze kujyana hanze Rayon Sport wenda kakwana arimo kubisobanura neza sibyo kangiye mbi gusobanurira sibyo Kwizera Olivier yarakenewe urumva kuko ubwabo Rayon Sport niyo ubwe yaramufashije ndabyemera ukenerwa rero twese turabihuriza urumva yaramufashije ariko na Rayon Sport ubwayo gakwaya statement yakoze yazamuraga agaciro kwa Kwizera kindi cya kabiri sibyo ariko statement iherekeza izindi n'undi na ringe gukoresha ijambo zango zipfuye ofete ni indi nkazo niyongera muri set kuvuga ngo ntabwo iri fair reka tubivuge muri ubwo buryo kuvuga ngo iyo ni statement we mu buryo buri politike utwawe n'amaranga mutima kurutuko ni nk'icyo bavugaga dressing room ubwayo uyitesha ikibazo arabajene atandukana n'umukopine kujya kumusebya agasigara amuvuga turumva n'ubundi izi serivisi nizari sawa kandi mu gihe mwari muri kumwe mubajyama urumva aramupresenta kuvuga uti ni hatari cyane ibi nibi ni umuntu nkorera ibintu byose nyeneye ni umuntu turi kumwe gutyo yamara kugenda ko batereka reka atahubwo nari naragize sasa burangiye ni character ntajya nkunda buriya wabonye interview ya Ruben Amorim muri Mirase Ruben yavuze ati ngiyewe nemera ko nakoze ikosa byoko ntigeze numva ariko ati rwose sinigeze mbona opportunity y'ahantu nabibwirira abakunzi b'ikipe ya Manchester ofete bisa nk'ibiri emotion ukuntu kuko nta mufana w'ikipe ya Manchester wamukundaga ariko wari waramurakariye kubera iki kintu urebye nka comment bose bavuze bati turi puru nawe aho kugira ngo azavuge ngo n'ubundi ya Manchester imibereho n'imiyoborere yayo nta nubwo byari buze kuza gushoboka njaho bishoboka yego urumva nicyo kintu akenshi dukunda kugira urumva nk'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport nimba uvuze ngo n'ubundi twebwe kudefanda kugarira twarokorwaga n'umuzamu bano ba defenseurs bari amapasquare to be honest kandi izo match zabiraga kuri stade abantu bari muri stade buriya turetse kubeshyanya aba defenseurs bari nibo bakoze amakosa ku Olivier batanga kwikarifia kwabo Emery zo ko imigitego uretse na Emery dukuze turetse kubeshyanya hari umudefenseur ahubwo wakoze amakosa aridinga ku gitego ku Olivier oya reka twe kugira uwo tutesha agaciro wese gutesha agaciro ariko no kureba buri wese agaciro ke nibyo yakoze iyo sorti yari ngombwa ntago byari ngombwa nyine ni za statement nuwe mukunzi wa Rayon Sport match yagiye kurangira umutima utenda kumuvamo
ni ukuvuga ngo hari statement n'ubundi yari yatangajwe mbere ya mbere ivuga ko abakinnyi urwego rwabo ruri hasi. Haje indi ya kabiri ivuga ko akazi katakozwe na defense kakozwe n'umunyezamu kuko ugiye gutandukana n'abo bakinnyi. Nyine bimarira iki Rayon Sport? Nyine mu iki bifasha Rayon Sport mu bijyanye na negotiation? Ugiye kunegosiya n'umunyezamu umaze kuvuga ko abakinnyi mwatandukana ukanabyihorera uti twebwe ntabwo twumvikanye twifurije amahirwe masa. Uburyo utandukanye n'umuntu nibyo ndi twavugaga, niba ari umukozi wari mutangaza ajya yakoraga hana kigendera mwifuriza amahirwe masa, ubwo ngo ntabwo twakomezanyije. Icyaba cyabaye cyose wabona ari umuswa, wabona ari umuhanga, yabaguciye menshi, ntugende umusebya ku ruhande umwataka hirya no hino. Reka da ahantu hose byagakwiye kuba ariko bigenda. Rero iyo statement ubwo ntabwo yari ikwiye. Ikintu cya mbere nta muntu utazi ko ino defense yari yo nyuma yo kumenyera ari mu defense yari komeye rwose. Kandi iyo defense no gutwaye muri championnat phase retour ugatsindwa match imwe gusa. Olivier nibyo yarakoze nawe muri abo bagize iyo defense yararimo. Ariko na Rayon Sport yaramufashije. Numvaga ko bose bari guhurira hamwe uko ari batatu bose bakaba. Urumva ikintu cyari dukuze. Hari ukuntu ukora nk'icyo kintu ugasanga kisha ahantu habiri. Kwanza kibanje kukwicira relation yawe n'abakinnyi bavuye ndetse n'abandi bategeza kuzavaho. Uko n'abandi bavuze bati nituva ha ibizasigara bivugwa ni ibi ngibi nyine turi kubyumva. Ikindi cya kabiri bikubisa umuntu bitwa Olivier Power muri negotiation ku meza yana. Ufite nimo maze kumubwira ngo twebwe turashima yuko iyo ataza kuba we ntabwo tuba twarabonye qualification. Muze mutangaza cyane tujye kuganira ndaza ameze. No hani cyo kintu cya mbere nyine bise nakubwiye nyine cya mbere. Ntibuze kuza nyine ndi umuntu wakurokoye. Twabivuze kuri APR twabati APR kwemera Clement amafaranga agera ku $100 by'idolari byatumye n'abagenzi be bimanika. Sibyo? Olivier Kwizera iyo marketing bamukoreye. Sibyo? Wasubiye mu ikipe y'igihugu. Uri kumva abakinnyi ba APR Football Club bari kubona za miliyoni 70 bagiye guhangana nawe muri championnat kandi abicaza mu ikipe y'igihugu. Urumva mu bandi bamwe banasimbura yahise yishyira nawe ku gitero. Buretse gato Aime arangije Olivier aganira n'abayobozi ba Rayon Sport. Yarabizi ko Bangara wamukinaga imbere yahembwaga $2,500 by'amadolari agahabwa n'imodoka. Subizi yari umubenche Rayon Sport nibuza amafaranga aba banyamahanga izana. Buretse gato nyine nawe ntabwo Kristo mu Rwanda yabonye ariko nyine bajya muri deal. Sibyo? Rayon Sport ifite abakinnyi yahaye amafaranga. Ntabwo wambwira ngo isa ntabwo amafaranga yabonye uyu munyamari n'umushahara wazahembwa. Yagiye nk'umuntu negosia Bontara yavuga ati mwambabariye mukamba $3.5 n'igice na $30 irazemezo za Rukritoma. Igisigaye ni ukumwereka umushahara bakamwereka consequence Rayon Sport ayikura. Sibyo? Ukamukonvenga cyangwa se akabyanga ukamuhaririza leta witushimira akwicira imibare. Ikiri ikibazo gihari kinakomeye si izo negotiation si n'ikindi kindi. Ubundi buriya Kwizera Olivier kwemera amafaranga yahembwaga kuyemera mu ikipe ya Rayon Sport si uko amafaranga yahembwaga mu Barabu. Sibyo? Ntabwo bufumba rwishi. Ofete yaje abizi ko ikipe ya Rayon Sport itaribuze kumuhemba kuri to yahavuye. Of course yarafite izindi ntego kongera kugaruka. Si n'intego gusa. Ikindi cya kabiri Rayon Sport ntabwo yari isanzwe yobewe ko Kwizera Olivier ari umuzamu wa Atari ngo tuvuge ngo Olivier ngo konvencereye ko ari umuzamu wa Danger muri retour. Batangiye saison n'ubundi Kwizera yicaye mu rugo bakoma bamushatse ko ari kuri tapi yaracika. Nuvuga ngo Rayon Sport ntabwo yari ikeneye ko Olivier akina phase retour ngo bamenye ko ari umuzamu wa Atari. Mu yandi magambo state Olivier yari ameze yari afite mbere uko sinyira kontra iri muri Rayon Sport yakinyeho iracyari imwe. Bari bamuzi nk'umuzamu ukomeye n'ubundi bamuzi nk'umuzamu ukomeye ntago aberetse ko ari umuzamu ukomeye muri phase retour. Uyu munsi impamvu nyine niyo mpamvu bareba wanakwibaza ngo ari buze gutekereza ko nyine ndibuze gukuba hafi kabiri umushahara we cyangwa se nongere hindi miliyoni runaka ku mushahara we kubera iye mpamvu ko nuko nsanzwe muzi nk'umuzamu ukomeye ariko kimeze na ofete ameze 6 ntago yaraje muri reyo aje gukonvenka reyo sangubizi karumugeza isanzwe bizi ari na defense irasize niki gitumye nyine byiyongera gutyo uretse iyo sortie mediatique yakozwe n'uwo mumuvugizi wa uretse na sortie mediatique sibyo hari ikintu cyitwa twavuze hanga cyitwa statut y'umunyarwanda cyateje ikibazo. Rayon Sport niza n'umunyezamu umunyamahanga ntabwo Olivier atagize already ugomenya ko defense yawe hagati y'umuntu witwa Didier na Fabrice umwe arahita batitireri
turaza kubigeraho urumva ibyo twabireba bitewe na group ihari management y'umubare w'abanyamahanga oya bica no kurangira na Chris yabonye umwanya wo kuzakina tuzabigeraho uyu wavuye Bebeto wavuye muri Mukura sasa uyu munsi ikipe Rayon Sport urumva nk'ubwo igiye muri position kuzana ikoze nakwita nka panic buy turetse kubesenya iyi mibare ifite ku muzamu Olivier izanye uyu junior nibyo ni umuzamu ufite experience ni umuzamu ufite wenda bafite uko bascoutinze bakurikiranye ngiye rwose amakuru navuga ko urumva azaza muri weekend nta gindutse bizajya ku cyumweru amaze kugera mu Rwanda igihari cyo nuko directeur technique yarababwiye ngo ntimugire impungenge uyu muntu azafata izamu rya Rayon Sport urabivuga ko utagira impungenge tubaza kubona abanyezamu ku isoko ry'umuzamu nose muzi ko uyu munsi Rayon Sport igiye ko Brijogora Patrick bari birukanye biri like dore uko bimeze Rayon Sport yanze kujya ku isoko ry'umuzamu w'umunyarwanda mbere bari bizeye Olivier bakugumye ko baragiye ku muzamu witwa Patience uyu muri polisi cyangwa Jalika muri Mukura bombi bongereye amasezerano uyu munsi ikipe Rayon Sport bango nitugura undi muzamu w'umunyamahanga turabaduhiye sibyo twaguze umuzamu wenda wabanzamo ariko si undi muzamu wakamuha iyo competition yabande uri ku rwego ruri hafi kubera atari ku rwego urumva niyo message yari hawe nawe baramwe ati tubuntu tari ku rwego rwa Rayon Sport ariko se bari kwibaza ejo igicumbi baricaye bose barazenguruka no muri office ya Rayon Sport ngo bari umuzamu nyarwanda uri free ubanakurikirana neza office basanga afite amasezerano ya Bugesera yafite amasezerano muri Midland naga yabugesera namaye ko ari abantu ko Bugesera na Midland naho bimeze kuri Bugesera oya ntaga ari Bugesera ira kipe irashaka ndabikubwira jewe nzi management ahubwo Rayon Sport sinzi impamvu batazi management uriya musore yaguzwe n'iya kipe muri Ntuza muri Denmark ariko yagiye mu makipe y'abana yabo oya nyine arimo arashaka kugaruka ariko ashaka ikipe iriya kipe bavugana amasezerano yo kumubatiza iriya kipe akaba ari gutiza urabizi ko abantu muri Midland bafite amasezerano na Bugesera nyine ibyo nariko bo bangugutiza kuko hari equipe menshi baterese bakoma ni mboya barabikurikiye basanga biroroshye cyane wese ubizi ute ko byoroshye kandi jewe umuntu ariko dukuze umuntu agiye kwipositiona gusubira kuri Patrick uko iyo option yanze iyo ya fisi yororoshye nese ko yoroshye bayikora nose yaba yoroshe Rayon Sport ikayanga kandi ari umukinnyi mwiza uri kuri karibu yo gutanga challenge tumuvuza anga ko ashobora barabigerageje trust me uko ari ingaramuzi ntaga muzi se naje gushaka umuntu witwa Jimmy muri Sanata mufasha mubazanga wewe ni bikubwiye kandi bikubwiye none se Jimmy muri Sabira wewe bikubwira muri management aziranye n'abagabo oya ariko ndikuvuga ngo buriya akenshi na kenshi abantu bajya kuva ku kintu bagerageje option zimwe ndetse n'izindi cyo no guca mu nzira zitari ariko hari inzira ziba ziri pro inzira professionnel ku mukinnyi ufite amasezerano negotiation izi nizi bashobora no kubona dashaka n'ibyo bintu nese uteze ko fisi yahembwa kimwe na Patrick none niyo nicyo kibazo oya nta nubwo fisi amafaranga iriya condition ya kipe gugira agomba kubaho ushobora usanga utazashobora sasa ubu Rayon Sport igiye kwisanga iri muri situation yo kujya usubira kuri Patrick wahawe message sanga ari rucane ngo umuzamu w'umunyarwanda rwose n'abarebo ngo batanga inama umuzamu w'umunyarwanda uri ku isoko ni ari Leandre yavuye muri Gasogi Leandre Mukuru yamusinyishije kandi yagiye bajye kuri Gaël Gaël ntagakina nk'umunyarwanda akina nk'umunyarwanda na munyarwanda kandi yagogara ikipe y'igihugu urumva uko yemeye je mpamvu bikubwira uri umunyakameruni je Rayon Sport mbikubwira iruka gutunga umunyezamu w'umunyamahanga wayifashije ku wawe Borores Rayon Sport imaze igihe cyose izanye umunyezamu w'umunyamahanga gap isigaye ibari induru ariko ntuzageze faze yaturundiza Kadimu ntiyakiza muri Rayon nyine ariko nawe byarangiye bigenze ariko umwaka ukurikiye biza kubikira urumva dukuze numva ngo uyu munsi ikipe Rayon Sport kureba secteur yako bate nibyo twebwe turi kugira ikibazo tugize ikibazo already mwizamu ariko yenda twumva ko kigomba gukemurwa n'uwo munyamahanga none akazana probability ivuga ngo nituzo ndi muzamu w'umunyamahanga nkuko byavuga kuri Dauda dufite n'undi muzamu w'umunyamahanga ubundi ko atazajya kuri bench ibyo bizamariye ntabwo byana bifite sonetse wazanye abanyezamu babiri b'abanyamahanga byamariki niyo mpamvu nuko yati nyine agomba kwigirayo urumva Olivier wenda iyo balance yayitangaga kandi nakomeye sasa uyu munsi barabati muri defense yacu ntabwo dushaka kongeramo abantu benshi ariko dukeneye mu center back Yusu nibikunda kuko nyine none ubu ngo ari muri position kumusaba kumwinginga mu gihe wasoga ko yasorti yuko yagutangaga ugatabarwa n'umuzamu wanze kugusinya simbizi
ofete bategereje yusu yuko yabemerera ngo ibya Emery Bayisenge byo bafashe umwanzuro ko bitashoboka ngo ntibyashoboka baravuga bati barashaka Yusu aje yabanzamo par contre ahubwo bavuga ko Yusu ngo aramutse ahari yakirana na Matumona byane baba ngo Matumona wapi ave ngo ateye ubwo ngo uwitwa Matumona nugusha uwaza niwe bakirana na Matumona munyacade kapiteni Chad aracyafite akazi kenshi uzamura urwego witwa Charles aracyafite akazi kenshi sasa none akaba ikindi kibazo kimeze gitya kubera nyine gufata umwanzuro wo kumva ko basuzuguwe bakavuga ati nta mpamvu y'uko umuntu adusuzugura Rayon Sport complete yavuye mu bintu byahindura Musanga ubwo rero Christian ashobora gukina ku mugoroba ndi kumwe na manager yavuye kuri office uko bimeze kuri information mfite kuko ngewe nazo mvuga abantu ibyo bintu babyirengagije kuko Rayon Sport yisanze muri situation imeze irya isabwa umukasero uko byagenda uko ariko kose Jingarere akina gatandatu ariko uwitwa Aringinga aravuga ngo uyu ni umwana ntago wamukoreza ikipe kuyibera umukaseri nicyo nibazaga ku munsi w'ejo mvuga se yakina kweri umupira ngo arawuzi 19 umupira ngo arawuzi ariko imyaka ye ni na maturité n'iki byose mwanya n'umwanya usaba ntabwo yahandoringa iyo pressure we nari ingingo rikategorike kuri icyo kintu hose nubwo umuntu yaba yarasuzuguye ni kubyageragenze gute kandi muzika ari proven player donc umukinnyi province muri league nimba ureba ukabona uramukeneye bite nyine kujya abantu batayo abayobozi bati oya ati ikintu kira nagasuzuguro bamwe nyine muri ubwo ngubwo birasaba nkaho byasaba izindi imbaraga ku kigero cyuko bavuga ngo uwo mwana twe Bebeto mu myitozo ameza ate ku buryo mutamuha umwanya kuri gatandatu akayasimbura na Jingarere kuburyo ngo nta wundi muntu waza niyo mvo ari option yashoboka kubera ko nyine kuko urumva ikintu kirimo nabango umuzamu nabo umunyamahanga kabiri ari umunyarwanda gatatu ari umunyarwanda Bebeto yatanga option akaba umunyarwanda gatatu ukenewe nyine mu bagomba kujya mu kibuga Saso Bebeto najya mu kibuga na nuzuyu Fabio Fabio ni numero 8 kandi kubona umwanya biragoye urumva hari Fabio azari kuri bench turaza byongera no kuri Mutarama avuye muri Kigali nawe deka yabo probability araza